Yesu we yabonye ko dutinya urupfu ngo arangije aruhindura irembo. Reka banze urarikire gukanda kuri subscribe kugira ngo ugezeho aya makuru. Ni amakuru ababaje ariko nyihanganire mbashe kuza kuba nayakugezaho. Nge ni inkuru imbabaje, ni inkuru ibabaje umutima wanjye, ni inkuru nshaka kugusangiza. Ariko mbere na mbere ndashima Imana ko uyu munsi uriho ukaba uri kunyumva. Ndashima Imana ko uyu munsi ndiho. Hari abatuvuyemo, hari abakuruta, hari abanduta, hari aburuta, abo bose baratambutse, ariko uyu munsi njyewe nawe turi bazima. Ni amahirwe tubonye, ni umugisha ukomeye wo gutunganya ibidatunganya. Birashoboka ko uri kudukurikira utameze neza, ukaba uri kureba hirya hino ukabona nta gisubizo kibazo ubona ufite uri guhura nabyo, ukaba ureba uyu munsi burije ejo bugacya ukabona ntagihindutse mu buzima, iryo zuba ubona ryanze kurenga, iyo mvura ubona yanze guhita, iryo joro ubona ryanze gucya. Ndagira mubwire ngo komera, kandi Uwiteka n'Imana yawe azi ibigukwiriye. Nkundire rero nkugezeho aya makuru. Ni inkuru ibabaje cyane, iri touching, ariko unyihanganire mbashe kuza kuba nayikugezaho. Hari abantu umuntu agira gutya akabagezaho amakuru, bagatangira bakamubwira nabi, ngo ese ngo ubundi ngo nk'izi nkuru ngo ubuzizanye ngo bigende bite, ngo ese ngo ubuvuga ngo umuntu gutya na gutya ngo watashye. Ngibi nta bindi, nta kindi kintu gituma kugira ngo njyewe nawe twongere kwibukiranya ko hano ku isi atari iwacu, ahubwo turi abagenzi. Yesu we ngo yabonye ko dutinya urupfu arangije aruhindura irembo. Uyu munsi ku itariki 22 nibwo inkuru y'akababaro ingezeho, cyangwa se nibwo nayimenya. Ariko iyi nkuru y'akababaro yaje kuza kuba yaba ku munsi w'ejo ku itariki 21. Ni inkuru y'incamugongo ya Viola ndetse n'umutware we witwa Sam. Ni baba hariya mu gihugu cya Uganda, ngira ngo ni n'Abagande, ariko ni inkuru ibabaje cyane. Nkundire mbashe kuza kuba nakugezaho aya makuru. Abantu bagiye batandukanye bari kugenda bagira bati koko ejo bundi turi kumwe turangizanya muri universite, koko uragiye Viola. Ntabwo biyumvisha buryo ki uyu mubyeyi aje kuza kuba yagenda umwaka wenda kurangira. Ngira ngo uyu mubyeyi ku itariki 15 gutyo z'ukwezi kwa gatanu nibwo yaje kuza kuba yakwambikwa mariage, cyangwa se yakwambikwa impeta ya fiançailles. Ku itariki 28 ubwo yiteguraga, noneho yateguraga ibikoresho ibyo azatahana mu rugo. Nyine namwe murabyumva nk'umuntu witegura kuba yajya kurushinga. Ku itariki 29 aza kuza kuba yajya mu murenge z'ukwezi kwa gatanu. Z'ukwezi kwa gatanu bavuyeyo, inshuti ze n'abavandimwe baramusezera, nyine baramubwira ati baramuhanura, baramubwira ngo uzitware gutya, ugiye gushyingirwa, ugiye ku mugabo, uzitware gutya. Ati birashoboka ko nyine ubabaye ko ugiye kugenda usezeye ubukobwa, ariko kandi nanone ni byiza, n'ibyo kwishimira. Ngira ngo inshuti ze niko zagiye zigenda zimufelicita, zimubwira tuzagende neza, uzitware neza, nyine uzabane neza n'umutware wawe. Hanyuma ubwo ngira ngo hashize amezi agera kuri 7 akoze marriage, cyangwa se akoze ubukwe n'umutware we Sam. Ngira ngo baje kuza kuba bakora ubukwe ku itariki 16 z'ukwezi n'ubundi, ngira ngo kwa gatanu.
itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2024, ngira ngo ubwo hari hashize amezi agera kuri 7. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo ko uyu mubyeyi yitabye Imana. Ukibaza ati ariko Mana, yego nibyo urupfu niwe warushyizeho kandi nawe warwemeye, ariko rimwe na rimwe ubushake bwawe bati burasharira. Ati koko tibyibuze nibireka akabanza akabyara agasiga n'akabebe, uyu mutware agiye gusigara gutya, Mana kubera iki ubyemeye? Ngira ngo ni ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bababajwe mu by'ukuri n'iyi nkuru y'incamugongo y'uno muryango. Bati umwaka wenda kurangira aritahiye. Ariko rero Mana, ubushake bwawe rimwe na rimwe burasharira. Ntabwo biba byoroshye, ngira ngo urugendo rw'itariki 15 z'ukwa kane n'itariki 28 z'ukwa kane na 29 ari mu myiteguro y'ubukwe, ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo yaje gusezerana imbere y'Imana mu rusengero, ngira ngo muri kubona kuri screen zanyu. Ariko ejo kuwa gatandatu nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo ko yitabye Imana. Ni inkuru ibabaje cyane, reka twihanganishe umuryango. Ariko kugeza kuri ubu ngubu nta kintu na kimwe kiratangazwa mu by'ukuri cyaba cyagize uruhare mu rupfu rwe. Ntacyo, usibye ko nyine abantu bose bari gutungurwa babonye ko yitabye Imana. Vyora ati byagenze gute koko? Ati ntabwo tubyumva, ntabwo bibaho. Ati nakundi ruhukira mu mahoro. Ariko biratubabaje ukuntu watubaniye neza, ukuntu watubereye inshuti, watubereye intangarugero, wagiraga ingeso nziza. Nyine ntabwo biyumvisha buryo ki nyine yitahiye. Ariko reka tumwifurize gukomeza kugira iruhuko ridashira, kandi Imana y'amahoro ikomeze imutuza heza. Twihanganishe n'umutware we Sam, ukomere. Imana iguhe ihumure nubwo bitoroshye. Komera kandi uhumure. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Mukomere kandi muhumure. Uwiteka n'Imana yanyu azi impamvu we washimye ko Vyora yitahira, buriya izi impamvu. Mukomere kandi muhumure. Uwiteka abahe ihumure muri byose. Shalom.